Well, my name is Amani Stefan from Disciple of Christ Mission Church, and I'm really excited to invite all of you to this convention that we have coming up in August. This will be August 5th through 7th, and this is the Rwandan Christian Convention. And I like one of the mission of this convention, it's unity. When I read the Bible, Psalm 133, it tells me how beautiful, how good it is for people of God to be united, to be together. It's like oil poured on the head of Aaron and going down. And the part that I like the most is that's where God bestows His blessing. When we are united, when we are one, when we are working together, all Christian coming together, putting down all our barriers, that's where God will send His blessings. So I want to invite all of you, especially the young people. Young people, we want to see the young people. We'll have some fun, we'll have some singers like Patient, we'll have our brother Israel, I'll have Aime, and we'll have some session for youth. So you don't want to miss this. From all the state of America, come and join us here in Dallas. It will be fun, it will be great, and we will have great fun here in Dallas. God bless you, and I want to see you. God bless you so much. What do you think, Lorette? Thank you. Arakoze cyane Pastor Mani. Nanjye nitwa Lorette Rudasingwa. Nkaba nkora umurimo w'Imana hano muri Dallas muri International Gospel Church. Nibyo koko nko yaramaze kubivuga, turi gutegura igiterane kinini cyane kandi cyiza cyiswe ngo Rwandan Christian Convention. So turabatumiye mwese ngo muzaze, intego yacyo cyane cyane ni urukundo hamwe n'ubumwe. So turagira ngo abanyarwanda bose n'inshuti z'abanyarwanda aho bari bose, abamenye Imana yewe n'abatarayimena, muze duhurire hano hantu turamye Imana, umusingi wacu twubakire ku bumwe. Imana ikunda ahantu hari ubumwe, kandi tumara kubakira ku bumwe Imana izabana natwe. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo aho babiri cyangwa batatu bari ngo nzabana nabo. Urumva ko tuzaba turi benshi cyane, Imana izadukoresha ibikomeye cyane. Turababwiye ngo ni karibu, birashushe muri Dallas, tuzaba tubyinira Imana n'abakozi b'Imana bakomeye bavuye mu nce zose z'isi. Imana ibaho umugisha muza, murakoze cyane. Pastor Joseph from Dallas, nubavugira icyo uvuga nawe kuri iki giterane dufite cyiza cyane. Igiterane turacishimiye cyane kuko ni igiterane gikomeye kizabasha gutanga ubuzutse cyane muri kino gihugu cya Amerika ndetse no mu bindi bihugu. Ni igiterane gifite intego y'amagambo abiri. Intego ya mbere ni ukuzana ubumwe mu bantu. Rero iyo dukoresheje ubumwe ni ikintu kibasha kutugeza ku bintu byinshi. Yesu yabwiye abigishwa biwe arababwira ngo mugende mukundane kuko nanje na data turi umuntu umwe, namwe mugende muzabona. Turabararitse ababishopu bazaba bahari, abakozi b'Imana, abavuga ubutumwa bakomeye. Turaritse abantu bose ngo baze hano mu kino giterane. Yashushe kimeze neza cyane, abantu barabiteguye cyane, abana n'abagore, ababyeyi. Turabategereje kugira ngo muzaze mu giterane kuko ni igiterane cyiza cyane. Thank you, Pastor Joseph. You will be fine. You don't want to miss this. God bless you so much. Imana yumva gusenga, Imana iruta bayare, niyo Imana y'Imana, niyo Mana ikomeye.